M23 ikomeje gushinjwa gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bwa Kongo n'abayobozi baho ko yagize uruhare mu rupfu rw'abantu ngo 11 bapfiriye muri Bukombo. Noneho bakarenzaho bakavuga ko ngo buno bwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda ngo zifatanyije gute abiri inyuma. Impamvu bashingiraho nuko ari ukugira ngo hakomeze habe imvururu. Rero ni icyasha ku butegetsi bwa Tshisekedi bwatangiye abanyekongo batangiye kugira ubwoba avuga ati riba ari ibingibi bitangiye rero byo abanyepolitiki basigaye banyuzwa bakaraswa. Tubaye ikaze bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Uyu ni umwanya w'ikiganiro uruvugiro, ikiganiro twibanda ku nkuru za politiki, umutekano, ubanye n'amahanga, ubukungu ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye bitewe n'igihari. Duha ikaze rero abadukurikira bose, abari mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu ntara enye zigize igihugu ndetse n'abari hanze yarwo, abari mu mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, wa Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose. Iki kiganiro rero cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Denis Nsengiyumva ndetse na mugenzi wanjye nanjye Fred. Denis, imeze bite? Ni sawa Fred. Izuba ko rihatari. Izuba rimeze nabi mu Burayi ho ririmo rirabica. Nahoze mbona ni mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Europe cyangwa ku mugabane w'Uburayi, abantu benshi rwose ngo batangiye no gusuhuka. Baza ari ku izuba. Kubera izuba. Ibaza ubushyuhe bugenda bukagera kuri dogere zirenga 40. Ejo bundi Minisitiri w'Intebe wa Israel we umwumaro umuhitanye. Yanese ubwo yari habuze amazi. Ngo yarasohotse yaragiye gusa kujya k'akaruhuko ku mazi ku kiyaga, ariko noneho ngo yibagirwa kujyana amazi yo kunywa. Yinywera yo ku kiyaga se. Ntabwo mwebwa amazi y'ikiyaga ari mu munyu. Ntabwo ajya nywebwa. Keretse wenda ari umugezi utemba no wapfa gukora mu kanwa. Ubwo bahita bamutabara. Kumutabara gusa se yaruhukiye mu bitaro. Yaruhukiye mu bitaro. Noneho bari mushuti wanjye nawe tujya tuvugana uba mu Bufaransa, avuga yuko ubundi hari igihe kigera bagafunga kubera ubushyuhe, bakajya mu vakansi, ugasanga ibiro cyangwa se batangirwa serivisi runaka nta n'inyoni kubera ubushyuhe. Rero n'ahangaha ndumva ubushyuhe bwawe mwese bari abatipe, ubushyuhe iyo bwabateye buza burengeje dogere 40, ubukonje nabwo bwaza bukaza buri munsi ya dogere Celsius. Niyo mpamvu tuvuga nubwo natwe hano mu rw'imisozi igihumbi bugira gutyo nyine ubushyuhe bukadukubitaho, ariko uko turi dutandukanye n'abariya. Ubu ngubu nk'umuntu w'Uburayi umuzanye hano yakumva rwose umujyanye nka hera umushyize igorora, akurikije ubushyuhe asize hariya, nubwo yakumva yakumva ubwanga ari akana. Ahubwo njye ndibaza ubu nk'ubu bushyuhe turimo kumva, wenda twebwe twavuga tuti turi ahantu wenda hatwikiriye, wenda n'ibindi bishobora kudufasha kumva umuyaga. Ubu urugero wenda nk'abakora mu zindi sekiteri, urugero nk'abafundi barikoraho, baba bameze bati cyangwa abakora ibintu by'imihanda, mbese bafite aho bahurira n'iri zuba, ubu baba bameze bati baba bamerewe nabi kabisa. no kubasabira tukareba ko rino zuba ryagabanyuka. Gusa nyine izi ni ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, ni ingaruka zo kwangiza ikirere, pollution cyangwa n'ibikorwa bya muntu biva mu nganda no gutema amashyamba cyenyeje udatera ibindi biti. Izo rero ni ingaruka, kandi ubona ko igihe tugezemo ni igihe cyazo, zagiye zivugwa mu bihe byatambutse, bati imihindagurikire y'ikirere, imihindagurikire y'ikirere, abantu bakagira ngo ni ukuvuga gusa, ariko urabona ko ingaruka zatangiye kugera ku kiremwa muntu, cyane cyane nyine muri biriya bihugu ubona ko byegereye hari. Mu minsi yashize sibwo twagiye kubona tukabona rya shyamba rya Amazone, na Amazone rifashwe n'inkongi nta kintu. Ubushyuhe buragenda bugatwika icyatsi ku buryo kigiraho, urabona rupe, iyo ufashe rupe ukayitunga ku kintu washyizeho izuba, ukuntu kiyitwika. nabyo rero niko bimeze. Izuba riramanuka no bikageraho bwa bwatsi bwumaganye ugeraho bugahita bufatwa n'inkongi nta n'umuntu hako hari ibintu, hari fenomene utamenya
ukuntu biba bikoze ngaho ibaze noneho iryo zuba rizamara igihe kingana gute ubu nko muri Kongo ariko bo baba bameze neza kubera ari amashyamba buriya sintekereza ko bahura n'ubushyuhe cyangwa muri za Gabo bitewe n'ari amashyamba bo baba bameze neza cyane baba bameze neza ngaho nguko reka twigendere n'ubundi turavuga ku se uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri dosiye ikomeje kuvugisha abantu guhera ku itariki 15 aho bivugwa ko M23 ikomeje gushinjwa gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bwa Kongo n'abayobozi baho ko yagize uruhare mu rupfu rw'abantu ngo 11 bapfiriye muri Bukombo. Ni amakuru atavugwaho rumwe aho ibinyamakuru bitangazamakuru byegereye guverinoma ya Kongo byerekana ko ari abasivile bishwe ariko abandi bashyigikiye M23 bakavuga ko bari ba Wazalendo bari bafite n'intwaro muri Kongo bakwereka imirambo y'abo bantu nta mbunda ifite noneho ukabona andi mafoto nanone imbunda zibari iruhande ukibaza uti se ibyo ni ibiki. Turareba rero ibikomeje kuvugwa kuri aya makuru. Yego. Turareba kandi n'ibikomeje nanone kuvuga ku rupfu rwa depite wahoze ari minisitiri wa Kongo ubwo bita Okende. Ubu ngubu yari umudepite akaba yari umuyoboke w'ishyaka rya Ensemble pour la République rya Moise Katumbi yishwe ku itariki 14 nibwo urupfu rw'Nyango rwamenyekanye cyane. Yego nibwo urupfu rwe rwamenyekanye. Ubu rero ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kwisobanura burakisobanura kuri iyi dosiye kugeza uyu munsi kuko bwashinjwaga ko bushobora kuba bufitemo uruhare muri urwo rupfu ariko leta ya Kongo ikomeje kugenda itanga ibisobanuro bigiye bitandukanye cyane yikuraho niba ari icyo cyasha. Hari umuryango rero bita Ruca uwo rwose uri kuvuga uti Okende yishwe ati Perezida Felix Tshisekedi afite uruhare mu rupfu rwa Sherobe Okende. Muri Rucuru naho abaturage barimo barivovotera Wazalendo aho bita Kanyabayonga ngo yabazengereje rwose irimo irabambura utwabo iri gushinga amabariyeri ikabasoresha imisoro ariko ibyo ntibitunguranye kuko n'ubundi nibyo bikorwa byayo bya buri munsi ho igenda yitwikira amajoro ariko bisa nkaho icunganwa na M23 ku jisho ikabanza ikayica nko muri humye mu gihe yaba itagabye igitero kuri M23 ikakigaba ku baturage hanyuma ikagenda noneho ikacucura kuva hasi kugera hejuru cyane. Urebye rero nayo makuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro wenda tubona izindi update nazo turagenda tuzibagezaho. Duhere rero kuri uru rupfu rw'abasivile abitwa abasivile ngo baheruka kwicirwa muri Rucuro. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo cyashinje ingabo z'u Rwanda kugira uruhare ngo gifatanyije na M23 muri ubwo bwicanyi buvuga ko bwakorewe abasore 11 b'abanyekongo. Ikintu cyanangaje M23 yagiye kwica abasivile itoranya insoresore gusa z'intarumikwa abarizo yica nimba riba ari igitero cyagabwe mu giturage nta bana cyangwa abagore bari bahari kugira ngo hagaragare gusa imirambo y'insoresore. Icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza ariko n'ubundi imitwe nk'iyo ngiyo iba ifite ukuntu igira gute iyobya uburari kugira ngo nyine ntihagire wicishamo ijisho. Ari nayo mpamvu nyine usanga igira gutya igakeya nk'ikintu usibye ko itanabyemera buriya intuza Wazalendo no mu busanzwe urabizi ko ikora ibintu bijyanye n'iki no guhohotera. Rero ikoresha ibishoboka byose kugira ngo ise nkaho iyo by'uburari ifate bya bindi yakoraga ibishyire yaba kuri M23 cyangwa ku bandi batavuga rumwe nayo. Ikizwi cyo hari ahantu muri Bukombo hamaze iminsi hari imirwano ikaze hagati ya M23 na Wazalendo cyane cyane umutwe wa Nyatura. Ahantu hamaze iminsi imirwano nta kuntu hari kuba hari abasivile bagihari
cyambere nk'uko amakuru yagiye avuga ku nkuru zagiye zibanza havuga ko abasivili barimo barahunga berekeza mu bice bisa nk'ibitekanye bavuga amagana n'amagana yagiye gusa kujya kumva rero kumva ngo abasivili 11 bose nta mugore urimo nta mwana ntaki bose b'abasoresore b'insoresore ngo byari bigaragaza neza ko bari ntago ari abasivili ahubwo ni ba wazalendo bari bahanganye na M23 ni ba wazalendo ahubwo bagasa nkaho babonye batakaje imirambo myinshi rero baravuga bati reka tubikamufure twerekane ko ari abasivili bishwe kugira ngo M23 nyine ikomeze ishyirweho amajwi yo kwangiza nyine guhungabanya wenda umutekano no guhohotera abasivili. Aribuka ko twabigarutseho no mu minsi yashize nabwo dukunda kubivuga iyo bateguye igikorwa nk'iki ngiki cy'ubugizi bwa nabi cyangwa se bahangana ab'imuventuro yabarusha imbaraga bagashaka nyine gukora trike runaka zo kugira ngo bayigaragazeho icyasha. Aribyo nagarukagaho ko no mu minsi yashize hari abantu bagera ku 8 urabyibuka niba atari 10 nabo bagize gutya bakicwa ariko ntago byamenyekanye niba ari wazalendo. Bamwe bavuga ko ngo ari FDLR yabishe abandi bakavuga ngo ni M23 ariko M23 bibuka icyo gihe yahise isohora itangazo rigira gutera ibivuguruza mu gihe abandi nta kintu bigeze bagira gute batangaza. Ubwo n'undi iyo habaye saga nk'izi ngizi bakomeza gusa nkaho bitana wa mwana umwe ati nuyu undi nuyu nguyu nuriya hanyuma donc bigasa nkaho bikira abantu mu gihirahiro ariko nubundi ukuri wa mugani kuba guhari ko byagenda kose kuba guhari. So bwa mbere kandi M23 yaba yitiriwe imirambo niko navuga uribuka muri Kishishe naho byagira dosiye yageze M23 hano kure noneho bayishinjaga kwica abantu barenga 100 ariko hagati aho Dani ari nka mbere ubu rwose umuvugizi wa M23 ari kuba yahagurutse akarashyiraho press release igaragaza uko bimeze ariko nanone nabo wabona bari buyisore kuko biracyari kare ku buryo biracyari kare nibona wenda bakomeje kuyishinja kugira uruhare muri ibi ngibi nayo iri bugire ikitangaza. Icyo nakomozagaho nuko nayo idaherutse kugira ikitangaza nabonaga mu minsi nejo niba ari ryari mugenzi wacu Mashara avuga ati Wiringoma asigaye abahe Canisius asigaye abahe ko nta kintu barimo kutubwira muri no minsi ariko nkuko bagiye babigarukaho mu gihe babaga batarimo kuboneka bavuga bati nyuma yo babaga babonetse bavugaga bati turimo turategura something new cyangwa se dufite ibyo turimo gutegura bihambaye ariko nk'ubu ngubu nko muri iki gihe baba bayambitse cyasha wenda reka mvuge kuyambika icyo cyasha kuko ntago bizwi niba ko karibo kandi sintekereza ko bitewe na mission yabo muri kiriya gihugu yo kurengera wenda abaturage cyane cyane abahohoterwa sintekereza ko yakora ayo marerwa sibyo Deni ahubwo abangaba wa mugani barimo gushinja ko ari abasivile kandi urabona benshi bafite imirambo yabo ifite imbunda aya nta mafoto yafashwe mbere yuko bagenzi babo bagera bakabambura zino mbunda barangiza bakabagaragaza nk'abasivile bishwe kuko amafoto barimo barakwirakwiza ndavuga uruhande rwegereye nyine FRDC ntago zirambundo uri buziboneho dore hano rwose urumva niyo abazalendo bashobora kubica wenda M23 yagabye igitero cyangwa se yitabaye mu gihe yari kubigabwe igitero sintekereza ko izo wazalendo zishobora kwicwa cyangwa se kuraswaho hanyuma ngo bagenzi babo babasigire imbunda. Ubwo no kugira ngo bagaragaze iki bagaragaze ko M23 yiraye muki mu baturage ikabica kandi koko wa mugani wawe icyo waravugaga kirumvikana nta kuntu mu gace cyangwa se muri secteur cyangwa mu weka dukoreshe urasi nk'akagari cyangwa umurenge nk'akagari ntago mu kagari kose dukurikije uko mu mafoto agaragara umuntu ashobora kuza ngo yirare muri abo baturage bose bagatuye
hanyuma haburemo umugore n'umwana cyangwa abandi banyantege nke, kuko ukurikije amafoto wenda kuri tekinike baraza kuyagaragaza ni abasore ibyo twita imigirigiri cyangwa se b'intarumikwa nyine bari aho ngaho, ubona yuko bari bagize gute, ahubwo bari bakereye urugamba, muri bya bindi ngo ni autodefense ngo byo kwirinda, noneho baraza bajya guhangana na M23 ibakoramo rero akazi, babonye birangiye batabara abasivile nyama. Kandi ntugire ngo niyo Wazalendo wasanga harimo n'aba FARDC, harimo FARDC na FDLR bashoboye kuko FDLR urabizi yuko igira gute, haryo ubwo Wazalendo si yabirimo kwaha kwa FDLR cyangwa FDLR yabirimo kwaha, cyangwa FDLR yabirimo kwaha kwa Wazalendo, buriya gifite uko byaba bimeze kose, ariko bigaragara ko n'ubundi M23 ishobora kuba yabakozemo akazi, kuko urabizi buri munsi tujya tukumva ntabwo bikivugwa ko ari FARDC M23, ntabwo ari FARDC M23, ahubwo ni Wazalendo M23. Wazalendo ejo FARDC wagira ngo ni ikirwana, nibyo tujya tuvuga ko ishobora kuba yaritwikiriye iyo Wazalendo, hanyuma yarangiza ikagira gute, ikagiza kugabira igitero, ariko mu buryo haryo ubwo n'ubutaziguye n'ubuziguye buri indirect muri ubwo buryo rero. Ubwo rero umuvugizi wa FARDC we mu itangazo yashyize ahagaragara, uwo ni General Ekenge, yavuze ko ubwo bwicanyi ngo bwakorewe mu gace ka Bukombo mu ijoro ry'itariki ya 15 ushyira kwa 16 Nyakanga, abishwe ivuga gutwara imizigo y'inyeshyamba kuva mu midugudu ya Kojo, Kijugu, Tongo ndetse na Kahembe yo muri groupement ya Bukombo. Icyo ni ikindi kintu, ubwo ngo M23 yabikorezaga imizigo yayo, hanyuma irangije abariho iheraho yica. none se ugira ngo uko kubikoreza niyo ari ukubikoreza imizigo, umuntu yaba arimo kugufasha urugamba warangiza ugaturuka inyuma ukamwica, bibaho se? Ibyo ngibyo nibyo umuvugizi wa FARDC avuga, ariko urumva ko nyine harimo manipulation no kuyobya uburari. Noneho bakarenzaho bakavuga ko ngo buno bwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda ngo zifatanyije na M23 ngo bakorana ngaho, bya bindi tujya tuvuga yuko batarangiza inuza zabo badashyize mu Rwanda. Ibyo ni nka bya bindi twakwita nk'amatakirango, cyangwa se gushaka kwikura mu kibazo ukagirikira ku wundi muntu ushaka kwigira umwere cyane. U Rwanda rwo nta kintu ruratangaza kuri ibyo. Erega Deni, u Rwanda ntabwo rwazajya ruhora ruvuga ngo bamvuze, kuko ni ibintu bimaze kumenyerwa yuko buri munsi baba bashaka nyine gushotora. Urumva rero ntabwo u Rwanda rwazajya ruhora uyu munsi, none se hashira umunsi batavuze ku Rwanda, ubwo si ubwo buri munsi ugira ngo u Rwanda rwajya rugira gutya ngo buri munsi ruvuge ngo bambuze gutya. Hari ibyo abantu bakwiye kumenya n'amahanga ko byanze bikunze ntabwo n'ubundi baba bifuriza u Rwanda ibyiza. Ni nabyo wenda dushobora kongera tugakomozaho, wenda tuvuga tuti M23 ntabwo yigeze igira gute isohora itangazo wenda igira gute ibivuguruza, sibyo? Nabwo nayo buri munsi ntabwo yazajya igira gute isohora ayo matangazo, kuko ni ibintu bimaze kumenyerwa yuko iriya mitwe igira gute ibishaka n'ubundi guhora yishyira down, yibeshyera, ishaka kugira ngo imiryango mpuzamahanga imenye ko M23 ari babi, ariko muri make mu yandi magambo urumva baba bafite icyo barwanira, baba bashaka kugira ngo barengere wa muturage. Urumva ntabwo bakugabaho igitero ngo ugire gute ngo uceceke nawe ube kwirwanaho cyane. Ngayo nguko rero ubwo FARDC ifite ibimenyetso izabigaragaza, kandi kabiri kangahe kugira ngo amugandi si ibivuga gutyo wari wabone igaragaza n'ikimenyetso na kimwe. Gusa abanyekongo mu ntambara yo mu itangazamakuru cyangwa guerre médiatique
bimaze kugaragara ko bamaze gufata indi ntera, bamaze kugera ku rundi rwego rwose, n'intambara barimo barayitwaramo neza niko navuga. Sinzi babonye n'igitangazo banditse bakabeshyira Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ngo yavuze ko ngo u Rwanda rugiye gukoresha ibishoboka ngo rukerekana ukuri ku rupfu rw'uriya mudepite ngo rwifashishije ngo satelite yarwo ngo iri mu kirere ngo ishinzwe kugenzura Afurika yo hagati. Ati rwose u Rwanda rubaha igisubizo, gusa Macron ibyo yahise byamaganira kure. Birumvikana ya Europepa Minisitiri w'Intebe basohora bari basohoye itangazo. Urumva ni ikintu kiri sensible, urumva umuntu ntabwo yakubeshyira ikintu ngicyo ngo nurangiza ugende uceceke. Ariko urabona ko wa mugani wawe barimo barakoresha, ariko ntuza Kisekedi mu minsi ishize yabigarutseho, yavuze yuko wenda ngo intambara y'amasasu bigoye, ariko ijyanye na diplomasi n'ibindi bintu, wenda yavuze diplomasi, ariko diplomasi wenda yashatse kuvuga iherekejwe n'ibindi bintu runaka, ari byo uko nguko iyo guerre mediatique yo kubeshyera, gushaka kwanduza, kuyobya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero wasanga ari byo batangije kugira ngo barusheho, barabona ariyo efficace kurusha u Rwanda, kuko urw'amasasu rwo rwarananiranye. Urw'amasasu rero biragoye, rwarabananiye, biragoye kuko erega buriya umuntu ureba kure ntabwo aramutse, abaturage nibo babasafaringira. Rero kugira ngo ushoze intambara buriya ni uko biba byafashe indi ntera, biba byakomeye. So ubwo rero urumva n'ibyo yahisemo. Biravuga rero ko hano hantu muri Bukombo ni abahazi, baravuga ko n'ubundi ngo hasanzwe hari ibirindiro bikuru bya Nyatura na FDLR, cyane cyane aho bita Bwito. Ahantu rero hamaze iminsi rwose habera imirwano ikaze. M23 uribuka ko minsi ishize yari yafashe na centre ya Bukombo. Ejo rero ubwo iriya mirambo yagaragaraga ngo M23 yari imaze kuhava, ngo hanyuma imaze kuhava ngo babaruye ngo babona imirambo 11 y'abantu bishwe. Okay. Ni kuri iyo nkuru wenda reka urumva ni ibintu biri umuntu atabona ko ntiwabona uko ubyemeza no kubihakana, kuko ntiwabiverifiya ngo bikunde. Ubwo ababishinzwe cyangwa ababikurikiranira hafi, ukuri wa mugani wawe kuratinda ariko ni guhera, buri ukuri kuzagenda kugaragara uko iminsi izagenda yicuma. Reka twigire rero tuve kuri FARDC n'ubwicanyi bwa Bukombo, tujye ku muryango wa Ruca, umuryango ukomeye ngukeka uruhare rwa Tshisekedi mu rupfu rwa Okende. Ni umuryango uharanira impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo urakeka uruhare rwa Perezida Tshisekedi mu rupfu rwa Cherobe Okende, wari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Okende wabaye minisitiri w'ubwikorezi rero muri Kongo, akaba umudepite n'umuvugizi wa Moise Katumbi. Yasanzwe mu modoka ye i Kinshasa yishwe nyuma yo gushimutirwa ku rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga hari ku itariki 13 Nyakanga. Mu itangazo rero ry'uyu muryango ryasohowe ku itariki 15, yavuze ko urupfu rwa Okende rukurikiye ifungwa, ishimutwa n'itotezwa ry'abantu mu gihe abanyekongo bari kwitegura amatora rusange yo mu Kuboza. Umuryango kandi watangaje ko mu gihe ubabajwe n'urupfu rwa Okende wibuka amagambo Tshisekedi aheruka kuvugira muri misa yabereye Mbujimai ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu, ateguza abo avuga ko babangamira umutekano w'igihugu ko azabagabaho ibitero. Ruca ikaba yagize iti ntabwo twibagirwa ko Felix Tshisekedi yateguje mu ruhame ubwo ari muri Mbujimai itariki 25 Kamena 2023 ko abantu afata nk'abo bangamira umutekano w'igihugu azabagabaho igitero, uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga butubahirijwe cyangwa se butitaweho. Yakomeje agaragaza ko iyi mbwirwaruhame yagaragaje umwuka mubi muri politiki, aho n'umuryango uvuga uti iyi mbwirwaruhame y'umuntu uri hejuru muri leta yerekana umwuka uri muri politiki nk'uko bigaragara mu ikoreshwa rya serivisi z'iperereza mu gucecekesha amajwi akomeye
hirengagijwe amahame na demokarasi no kubahiriza itegeko ryo abanyekongo barwaniye ku bwa Mobutu na Kabila. urupfu rw'uyu mudepite byo urumva rwagarutsweho kenshi cyane, aho bamwe bavugaga ko babishyira ku mutwe n'ubundi wa Kisekedi, abandi bakawushyira ku mutwe wenda wa ririya shyaka n'ubundi akomokamo rya Moise Katumbi, bavuga ko ari bo bashobora kuba bamwivuganye kugira ngo bigende gute, kugira ngo risige ubutegetsi icyasha. Hanyuma urumva n'uyu muryango rero nawe hari ukuntu uri kugaruka kuri Perezida Kisekedi, bavuga yuko hari imbwirwaruhame yagiye agaragaza zisa nkaho zica amarenga ko azajya yivugana, atazajya arebera rwose umuntu ushaka kumuzanaho ubupingamizi, yuko mbese ari nko gushyira mu gafuka cyangwa akavunira mu ivi cyangwa akamurinaho ibisindi. Ubwo rero niyo mpamvu ubona yuko imiryango igiye itandukanye irimo kugira gute, irimo gushaka kumugaragaza nkaho agira gute abiri inyuma. Impamvu bashingiraho ni uko ari ukugira ngo hakomeze habe imvururu zishobora no kugira gute no kuburizamo amatora ateganyijwe mu kwa 12 mu mpera z'uno mwaka. Sibyo? Ubwo rero bikomeje, urabona byahagurukije imiryango igiye itandukanye, harimo Africa European Union, ubumwe bw'Uburayi, ndetse hanasabwa ko hagomba gukorwa iperereza ryize gute ryimbitse, kuko abakomoka mu mashyaka atandukanye atavuga rumwe na leta, ashimangira ko bishobora kuba ari intangiriro y'uko n'abandi bashobora kugira gute kwicwa cyangwa se bagafungwa, nk'uko byagiye bigaragara kuri bariya bahoze ari inshuti ze, harimo ndakeka uriya wahoze yari afite abajyanama be babiri bafunze, harimo abo bajyanama, abandi ni abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi biganjemo bo mu ishyaka rya Moise Katumbi. Urumva rero byose babihurizaho bavuga bati uru rupfu rw'uyu mudepite birashoboka ko Kisekedi ashobora kugira gute kuba abifitemo uruhare mu buryo bwo kugira ngo nyine aburizemo ayo matora n'ibindi twari tumaze kuvuga haruguru. Gusa umushinjacyaha mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we aravuga ko imbunda yakoreshejwe mu kwica Okende ngo izwi ari imbunda ngo n'ubundi ngo yasanzwe ngo iruhande rwe, kandi iyo mbunda nk'uko twayivuze mu makuru yatangajwe mbere, iyo mbunda yari umurinzi we, umurinzi we ubu nawe arafunzwe. Ariko hagati aho ibyo byo kuvuga ngo niyavuye ku murinzi we, mbese ntibashobora kuza wenda abari bafite iyo gahunda yo kumwica bakamwambura imbunda. Umurinzi we yanavuze ko ahubwo imbunda yari iri mu modoka igihe yasohokaga mu modoka agiye ku rukiko, ntabwo yayijyanye. Noneho yaragiye kudepoza ko ari we wirashe imodoka bayishimuse n'imbunda irimo. Ubwo ni nayo bakoresheje nyuma yo kuyikoresha nyine bayigumishaho yari iri, ubwo nko mu buryo bwo gusibanganya ibimenyetso. Ariko nanone dukoma urusyo dukome n'ingasire, byo ntibishoboka ko umurinzi ashobora gukoreshwa se wenda mu buryo bwa manipulation runaka, nawe wenda bitewe n'ikiguzi yemerewe cyangwa se wenda n'inyungu bamweretse, nawe akaba yabikora hanyuma bakasa nkaho bamufungwa. Ni ukwibaza bya nyirarureshwa yamwishe se. Ntago bishobora, kuko ino murinzi we yatangiye gutabaza akibura bosi we, hari akiri ku manywa. Aravuga ati umuntu ngiye ninjiye hariya mu rukiko njyanye ibaruwa nari njyanyemo yaramaye yo gusaba urukiko kwimura kumwumva. Urukiko rwari rushaka kumva ngo ko abagezaho imitungo ye n'umuyobozi nk'uwahoze ari minisita. Yego. Hanyuma umurinzi rero yasohotse gutyo mu modoka, amusiga hanze. Agarutse hanze asanga umuntu yagiye n'imodoka yagiye.
ari nacyo gihe nyine ubwo yahise agira gute atabazwa. Yes, mu bantu rero batawe muri yombi imbere harimo uwo murinzi we. Ubwo narimo ubwo harimo arakorwa n'iperereza ubwo n'abandi wenda bashobora kuba bafitanye link nabyo bagiye batandukanye, ariko urupfu rwe rwagiye rushyirwa ku bantu benshi cyane, benshi bagiye batandukanye, kugeza n'ubu rero biracyakomeje. Gusa ejo ku cyumweru Moise Katumbi yagiye mu rugo gusura, kwifatanya n'umuryango, birumvikana, uriya musangirangendo we. Arangije ahita ajya no gusura uwo bita uyu munsi nibwo yagiye gusura uriya munyapolitiki nawe wari umaze iminsi afunzwe, uwo bita Frank Diongo. Uyu nawe yari amaze iminsi afunzwe ariko yarekuwe by'agateganyo. Moise aboneraho kumusura, aramubwira ati urakaza neza, ati Imana ikomeze ikurinde nawe ntibazagucishemo isasu. Gusa bigaragara ko buriya na Katumba nawe bagenda arya ari menge, kuko abavuga ati isaha n'isaha, kuva nk'uko twabibonye Tshisekedi yaragiye avugira ahantu hatandukanye ko abatavuga rumwe nawe bagiye kumubona, ubwo urumva nawe agenda arya ari menge kugira ngo nyine ibyakorewe uwo musangirangendo we nawe bitagira gute bitamubaho. Mu bantu rero bari bagiye kwifatanya n'umuryango ndi kubonamo na Dr Denis Mukwege uzwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nawe yari ahari, yari yicaranye na Katumbi, bari batabaye umuryango. Ibi rero ni icyasha ku butegetsi bwa Tshisekedi bwatangiye, abanyekongo batangiye kugira ubwoba, avuga ati niba ari ibingibi bitangiye rero byo abanyepolitiki basigaye banyuzwa bakaraswa. Twari dusanzwe tubimenyereye yuko abantu bicwa ari abantu bibasiwe ubwoko bumwe, cyangwa se abaturage wenda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubwo ibyo birabera mu burasirazuba bw'igihugu, none ni ukuvuga ngo abantu bari bavuga bati nibyo twari dusanzwe tumenyereye, none byagize gute, byagiye mu banyepolitiki. Ubwo niba hagiye ari mu banyapolitiki, ubwo urumva yuko nta gisigaye. Nyuma yo gufungwa hajemo no kwicwa, ubwo urumva ni ikibazo gikomeye. Abaturage bavuga bati noneho ubwo ni nko kuvuga ngo turashize, noneho bagatakariza icyizere ubutegetsi. Ni muri ubwo buryo rero kabisa. Rero abantu bakomeje nyine kuvugwa, hari amakarikatire yagiye ashushanywa, yahoze nyabona yerekana nyine uko ibintu byifashe. Gusa kugeza ubu ngubu biravuga ko nta komisiyo irashyirwaho ku mugaragaro ngo ikore iriya perereza ku rupfu rw'uriya mugabo. Bamwe rero bakaba bari kumwita ngo ni Chebeya wa Faci. Chebeya nawe n'indi mirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yishwe ku butegetsi bwa Kabila mu buryo bujya kumera nk'ubu ngubu. Abantu rero bose nyine bakomeje kureba ibizava mu iperereza, aho bamwe bavuga bati Tshisekedi rwose hari abataje nayo ngo abe b'abanyapolitiki birara mu bawupoza bakabagirira nabi. Ubu rero yari Tshisekedi n'urupfu rwa Okende. Reka tugiye muri Rucuru aho bita Bwito, aho abaturage bo muri komine ya Kanyabayonga, ni muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. N'ubundi kuri iki cyumweru bino bihohoterwa ngo barimo barakorerwa n'inyeshyamba za Wazalendo, izo ngizo twavugaga, aho sosiyete sivile muri ako gace yatangaje ko kugira ngo zibeho izo nyeshyamba zaho zashinze za bariyeri zitemewe kandi zikishyuza imisoro irenze urugero ku baca kuri izo bariyeri, kandi ngo abayobozi bo ku nzego z'ibanze baba barebera. Aho abakozi ba sosiyete sivile nyine ya Kanyabayonga batekereza ko abarwanyi ari abafasha FRDC, nk'uko ino nkuru Bwiza ikesha Radio Kapi ivuga. Akaba ari muri urwo rwego rero bano bagize sosiyete sivile basaba guverinoma kwita kuri abo barwanyi ikoresha mu guhangana n'inyeshyamba za M23. Ubwo ni ukubagenera imishahara, ikabagenera nyine ibizitunga, ibibatunga, kugira ngo barebe ko nabo bahumeka. Ariko sinzi ko umuntu umaze imyaka 10 n'ingahe mu ishyamba wapfa kumukuramo ingeso y'uburyo yabagaho. aba yaramaze rwose
gusa nk'uwangirika mu bwonko kuko aba yarafashe iyo ritime n'ubundi. iyi sosiyete sivile ikavuga ko mu kwita kuri abo barwanyi bigomba gukorwa mu rwego rwo kwirinda imyivumbagatanyo ishobora kwaduka y'abaturage bamaze kurakara kubera kujujubywa n'abo barwanyi. ibyo byemejwe na perezida w'iyi sosiyete sivile ya Kanyabayonga yitwa Daniel Muhindo Senge. Amakuru amwe rero akavuga ko ihohoterwa nk'iryo rivuga kandi no mu tundi turere dukorerwamo n'izi nyeshyamba za Wazalendo. Mu gihe radiyo Okapi ivuga ko yakoze ibishoboka ngo ivugane n'umuvugizi wa Rejo ya 34 FARDC wo bita Lieutenant Colonel Njike Guillaume ngo mubaze kuri icyo kibazo, icyo avuga kuri icyo kibazo, ariko ntago byayikundiye. Nibyo n'ubundi twahoze tugarukaho yuko Wazalendo n'ubundi itazigera abantu batazareka guhora bayinuba bitewe n'uko nenge kuvuga ngo yitwikirije ahubwo n'amanywa byose kuko ikora ku mugaragaro rwose, ikora amabariyeri ikambura abantu ikanabica yitwaje yuko ngo ishaka kugira gukora auto defense, kwirindira umutekano, ariko babona bakangisha ko aribo babarinze, ahubwo FARDC nta n'ibiri hafi ahubwo ikaba ariyo igira gute ihungabanya umutekano. ahubwo nkibaza rero ikora ibyo ngibyo, za ngabo za yase ziba ziri hehe? ubwo si ukuvuga ko ziba zagiye ahandi aho zigomba kuba zitari, nazo ziba zigomba kugira gute, ziba zigomba kuba ziri hafi aho. Eregera Kongo wa mugabo we nini kuyirindira umutekano yose uko yakabaye bisaba imbaraga n'izindi tekinike zidasanzwe. Reka tuzarebe wenda harya si batangaje igihe ingabo za SADC zizagera mu Rwanda mu kwa 9 ndakeka. Reka tuzarebe we Tshisekedi wagiye kuzihuruza ko hari icyo zizakora ku buryo ababaza Wazalendo niba ari Wazalendo bazagira gute, batazakomeza kwita. None bazasubiza intwaro Wazalendo buriya bashobora kuzazisubiza bakavuga bati n'ubundi icyo bo bavuga ko barwaniraga ababishinzwe cyangwa ababifite mu nshingano bagiye kujya gute kubikurikirana. Ariko nanone ku rundi ruhande birashoboka ko zishobora kujya n'ubundi zica muri humye zigakomeza bya bikorwa byabo bibi, cyangwa se wenda Tshisekedi akaba yanakora cyangwa se FARDC igakorana manipulation zigakomeza zikanakora ku mugaragaro. Byose birashoboka. Ngayo nguko reka tuzategereze tuzarebe ibyabo ba Wazalendo igihe SADC izaba ihageze. Gusa abanyekongo benshi bafata imbunda kubera kutagira akazi, kutagira icyo bakora. Mbese leta cyane cyane ndavuga mu burasirazuba basa nkaho leta yabatereranye itabitayeho, no kwirwariza. Muri uko kwirwariza rero ikintu babona hafi ikibazo mu mutwe ni ubutunzi buri munsi y'ubutaka hariya, niyo source y'imibereho. kandi ntago wagenda ngo uvuge uti nanjye hano hantu mu meometero kare ncukure nanjye ndebe ko nabaho. Bisaba kuba ufite imbunda, ufite imbaraga, ufite ibikoresho byose byabugenewe ku buryo bazajya bavuga bati we, nawe ukavuga uti we, ukagenda. Ariko sinzi umuntu nabonye ati buriya n'umuntu ubishatse uwo ari we wese yumva yiyaminiya ashobora kugenda agashinga umutwe we muri rwose. Hano muri abantu 30 mukabona imbunda 10 mushobora kugenda muri Kongo mugakaba ahantu mukavuga uti hano hantu ni ahantu ni ubuturo bwacu. Ubwo mukajya muhangana n'uje kuba bakura wese. Ngayo nguko ibyo uko bimeze. Hanyuma nabonye ni Bugande ishyaka ryanuza rya Kabila ryashubije Perezida Museveni ko ibyo yari yavuze yuko Kabila ariwe watije umurindi ADF kugira ngo akayiha imbaraga. Nabonye ishyaka rya Kabila ryamusubije
Ishyaka ryamubwiye ati ibyo bintu urimo uravuga harumvikanamo ubwoba. ngo ni ikigaragaza ngo ni ikimenyetso cy'uko cyo kurindimuka k'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ati bwari bwarabahaye amahirwe yose yo kuvogera Kongo ko mwishakiye. Ati none murabona busa nk'ubugiye kuvaho. Ati mwatangiye kugira ubwoba. Ati mbese ni nko kugaragaza yuko basa nkaho batanifitiye icyizere. Ubwo wenda batari barabyumvisheho ni uburyo ki Perezida Museveni yashinjaga n'ubundi Kabila ko akiri ku buyobozi yahaye ubuturo cyangwa se yahaye ubwo nabyita gute ubuturo uriya mutwe wa ADF n'ubundi urwanya Perezida Museveni. Hanyuma akabaha ibyicaro bagatangira bakajya bakora ibikorwa bibi n'ubundi by'iterabwoba no kwica abantu. Ndetse no mu minsi yashize uribuka igitero cyagabwe kuri ba banyeshuri hakagenda agapfa abantu 41. Nibyo rero nyine yagiye agarukaho. None rero nawe yagize gute ishyaka ryasubije ngayo nguko. Nuko byifashe rero ndumva ari amakuru twari dufite ari ayo ngayo. Reka tube ducumbikiye aha ngaha ikiganiro uruvugiro nakagaruka. Dusuhuza wasuhuza abantu nka 3-5. Amasaha yagenda abona ku buhanga bw'ibyuma bari kudusinyara. Sinyari. Ariko abantu bacu n'ubundi bamaze kutumenya natwe turabamenyereye. Harimo Chris Jane, harimo B&M, harimo nanjye kuvuga ngo fata ku mavuta. Hariho bita ni Sefu Kungari. Ba François Habyarimana Rubavu, ba Marie Goretti, ba Mumararungu, aho bita ba Epiphanie, ba Nsengiyumva Xavier. Bose turabasuje tubabwira tuti ebana mugire intangiro nziza z'icyumweru. Kandi mukomeze muhahe muronke ikiganiro uruvugiro cyo nakagaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.